Reka nkubwire, ntacyo bivuze kuba waba ufite imyaka 15 cyangwa 50. Isi ishobora kuba umwijima, kandi hari ibintu papa wawe yakabaye yarakubwiye. Niba uri umugabo, uku niko kuri. Wavutse nta gaciro ufite, kandi n'isi niko izagufata. Buri mugabo ashaka kubahwa, kandi akabaho ubuzima ashaka, ariko ni ibintu bigoye kugeraho. Ikintu ugomba kumenya ni uko utazigera wemeza umuntu kugira ngo akubahe cyangwa yuko yakubaha. Rero ntusabe icyubahiro, kubera ko bidashoboka nta nubwo bikunda, kandi ni ibisazi ibyo ngibyo. Icyubahiro ni ikintu gihatirizwa, ku isi, ugihatiriza ku isi. Uri kuba umugabo werekana ko akwiye icyo cyubahiro. Reka nkubaze akantu kamwe, kubera icyo abantu bubaha inyanja. Inyanja ntabwo iremwe ku buryo yubahwa cyangwa ikwiye kubahwa, ariko abantu bayubaha kubera ko ikomeye cyangwa ifite imbaraga. Izo mbaraga ni izihe? Ni ukubera ko ishobora kubamira abantu. Nawe rero ugomba kuba imbaraga ku buryo batashobora kwiyimanganya, ahubwo bakakubaha. Wihatiriza gukomera mu bice byose by'ubuzima, ndetse ukajya uhora ukora ibyo wavuze. Ibyo ngibyo bituma abantu bakubaha. Ko nanone ugomba guhora uca bugufi kugira ngo wubahe abandi bantu, kubera ko hari ikintu uzajya uhora wiga cyangwa wigira ku bantu. Kubera ko utazi ibintu byose, ikintu kimwe uzamenya cyangwa uziga ni ukumenya ko cyangwa kwiga yuko isomo nyaryo mu buzima ritangira ishuri rirangiye. Nyuma y'ishuri, abantu benshi bakeka ko babona impamyabushobozi iyo barangije ishuri. Icyo rero nicyo gituma, icyo ngicyo nacyo gituma badakura nk'abantu. Uzatume ureka ishuri ngo ryivange n'ubumenyi. Cyane cyane iyo uri umusore muto, ikintu cya mbere ugomba gutangira gukora ni uguhangana n'ubuzima ndetse no kurwana n'utubazo twose tukuje imbere. Aha niho uba ugomba kureka ibintu by'abakobwa cyangwa kubafata nk'ikintu cy'ingenzi, ugatangira ukiyitaho wowe ubwawe. Abakobwa bazizana mu gihe wabaye umugabo w'agaciro. Nugera muri icyo gihe uzajya uhitamo umukobwa wese ushaka, ariko nanone nutangira kugira ibyo ugeraho ndetse no gutsinda mu buzima, hari abantu bamwe bazashaka kugushyira hasi. Aba bantu bashobora kuba ari inshuti cyangwa umuryango, ndetse bashobora guseka inzozi zawe ndetse bakakubwira kugira ngo ukore ibintu bishobora kukwangiriza umwanya cyangwa kugutakariza umwanya, nk'imico mibi n'ibindi byose, kubera ko bashaka ko uguma uri uwo wari we. Kubera ko bo kubona uri gutsinda bibatera ubwoba, ndetse abantu ibi ngibi babikora rimwe na rimwe batabitekerejeho, ugasanga ni ishyari cyangwa n'ibindi. Rimwe na rimwe batagambiriye ikibi, ariko bikanga bikaza. Ikindi kintu kizatuma inshuti zishaka ko ugwa ni ukubera ko ubucuti bwinshi rimwe na rimwe buba bwubakiye mu kwishimisha gusa. Niba warahora gukorana amafuti nk'abo, ndetse nko kujya muri club cyangwa se kunywa itabi n'ibindi, ukabareka, akenshi ubucuti ntaho burangirira. Rimwe na rimwe ushobora gukeka ko cyangwa ukavuga ko ushaka kwirira ubuzima gusa, ariko umva iki kintu, nutatanga igitambo kugira ngo ugere ku nzozi zawe, n'ubundi bizarangira utanze igitambo cyangwa hari igitambo ukoze. Icyo gihe inzozi zawe nizo ziba igitambo. Nureka inzozi zawe kugira ngo ugere ku tuntu tw'ubusa tuzarangira nko kwishimisha, n'ubundi nyuma na nyuma uzicuza. Nyuma na nyuma uba ukeneye abantu bakumva kandi bakaba bashyigikiye inzozi zawe. Ariko nanone menya ibi ngibi ntabwo bituma abantu bo mu muryango wawe cyangwa inshuti baba abanzi bawe cyangwa baba abantu babi. Yego, ushobora gukomeza kubakunda ariko ukabajya kure, ariko ugomba kwirinda ndetse n'inzozi zawe. Niba ugomba kumva ko ugomba kujya mu kindi gice cyangwa mu kandi gace kugira ngo urinde inzozi zawe, ibyo nibyo ugomba gukora. Hari igihe uzumva cyangwa bizasaba yuko ubaho ubuzima bw'irungu cyangwa uri wenyine, ariko ibi ntabwo ari ibintu bibi. Irungu ry'akanya gato ntabwo ari ikintu kibi, kubera ko ibi ngibi bituma umenya uwo uri we n'icyo ushaka mu buzima. Ugomba gukora kugira ngo ugere kuri ibi, ndetse nta n'umuntu uri kureba. Ibi bivuze ko udakwiriye gupostinga kuri social media atari ngombwa. Ntukeneye gushira ku byo ukora byose ku mbuga nkoranyambaga kugira ngo abantu babone kuri gukora. Ahangaha waba uri nko kumva ibintu bituma wunguka ubwenge, cyangwa gusoma ibintu bituma ugira ubwenge, cyangwa se kujya muri gym ugakora imyitozo, kubaka umubiri wawe. Ibintu byose bishobora gutuma wumva uri umugabo, ndetse bikakugira umugabo n'umuntu w'umunyabwenge. Yego, uzahura n'ibigusha n'ibibazo byinshi ndetse bizakunesha, ariko emera gutsindwa, ariko wongere uhaguruke. Umuntu wese wageze ku byo ageraho cyangwa watsinze mu buzima yahuye n'ibigusha ndetse no gutsindwa. Ahubwo kwemera gutsindwa ariko ukongera ugahaguruka ukanesha, nicyo kintu cya mbere ukwiriye kwigira kuri aba bantu, kubera ko gutsindwa bituma umenya uburyo ibintu bikorwa ubutaha, ukazabyirinda. Rero wikita ku bintu udashobora gukontorora, ahubwo fata umwanya wawe cyangwa fata umwanya wawe wita ku bintu ushobora gukontorora. Ntugatume hari ikintu
kigutwara amahoro yawe cyangwa cyica umunezero wawe. Hano urasenga kubera ko umugabo agirwa n'Imana, kandi iyo ufite Imana uratsinda mu bintu byose ukora. Buri gihe ntukabe umuntu utanyurwa, ahubwo ujye ubara imigisha yawe. Nubona ubuzima mu buryo bubi bizakugiraho ingaruka mbi mu buzima. Uko uzagenda ukura uzasanga mu buzima bwawe harimo abantu bakeya cyane, kandi nubwo badashobora kuba benshi bazaba ari abantu b'agaciro. Ugomba kumenya kuba inshuti nziza ndetse n'inshuti abandi bishimira kandi bagirira umumaro. Ujye ukora uko ushoboye, umenye ko inshuti yawe ugomba kuba uyiri hafi ndetse ukanayifasha mu bibazo irimo, kandi ujye uhora uyibwira cyangwa uzibwira ukuri. Hari aho uzagera isi ikagufata nk'umuntu w'agaciro. Ugeze aho hantu abagore baba bashaka kuba bari hafi yawe ndetse n'abagabo bakakugenda iruhande. Ikintu uzabona ni uko abakobwa bazaba bakubona mu bundi buryo. Urukundo ruzaza byoroshye. Ahangaha ubuzima burakuryohera nk'umugabo ndetse ugatangira guhitamo uwo wakundana nawe. Ahangaha noneho uba ushobora kugira ibyishimo cyangwa kwishimisha, ariko ntuzibagirwe na rimwe agaciro ndetse n'ibyo ugenderaho, ndetse ntuzigere na rimwe wibagirwa aho wavuye, kuko abagabo bibagirwa aho bavuye bisanga baguye bagasubira aho bavuye. Wibuke ibyo nakubwiye kare, ujye wicisha bugufi, wige, uhore wiga. Mwakoze gukurikira iyi video, kanda like, subscribe and share. Naho ubutaha.